Mu ijoro ryo kuri Noheli yo muri uyu mwaka wa 2022 muri Kigali Arena habereye igitaramo mbaturamugabo cya Mbonyicyambu Israel wamamaye nka Israel Mbonyi mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana, aho yamuritsemo album ze zigera kuri 2. Iyi nyubako ya Kigali Arena yarakubise ikuzura ndetse no mu myanya yo hejuru itari isanzwe hajyamo abantu benshi. Mbere y'amasaha make ngo iki gitaramo gitangire, Israel Mbonyi yari yatunguye benshi ubwo yashyiraga ku mbuga nkoranyambaga ze ko amatike y'iki gitaramo yamaze kugurwa yose kandi yashize. Ni igitaramo kandi cyitabiriwe n'ibyamamare bitandukanye birimo Imana wanagaragaye yizihiwe cyane n'indirimbo za Israel Mbonyi ndetse n'abandi barimo Masambi Ntore wari waherekejwe n'umukobwa we. Indirimbo ze zitandukanye zirimo ku marembo y'ijuru, umukunzi, igaruka ku buryo wahisemo ko Yesu aba mu buzima bwe aba afite uburinzi bukomeye. Indirimbo kandi yise ibihe, isezerano ndetse n'izindi zitandukanye zashimishije ndetse zihagurutsa abari bitabira iki gitaramo. Mu bandi bahanzi kandi baje gushyigikira Israel Mbonyi harimo kandi Aline Sano ndetse na Prosper Nkomezi, James na Daniel bari bakubutse mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'abandi batandukanye bafatanyije na Israel Mbonyi ku rubyiniro maze basusurutsa abari bitabira iki gitaramo. Ni igitaramo cyarangiye ku munsi wakurikiyeho wa tariki 26 Ukuboza 2022 ku isaha y'isa 6:02 z'ijoro. Nyuma y'iki gitaramo Israel Mbonyi kandi yerekeje mu gihugu cy'u Burundi ari naho ari kuri ubu ngubu, aho naho agiye kuhakorera ibitaramo bitandukanye. Ni nyuma kandi yuko na mbere yuko akorera iki gitaramo mu mujyi wa Kigali yari yakoreye ibitaramo bitandukanye mu gihugu cya Canada. Israel Mbonyi uri mu bahanzi bakunzwe mu ndirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana aherutse kandi no kwemeza ko nyuma y'ibi bitaramo azagirira mu Burundi akomeje n'imyiteguro y'ibitaramo agiye gukorera muri Australia, aho azaba afite ibitaramo bizatangira ku itariki ya 14 Mutarama kugeza tariki 11 Gashyantare 2023. Ni ibitaramo by'umuziki wa live yise hagurukura bagire bizazenguruka imijyi itandukanye yo muri Australia biherekejwe n'ijambo ry'Imana ryanditse mu Balewi igice cya 6 umurongo wa 5. Aha handitse hagira hati: umuriro wo ku gicaniro uhore waka ntugasinzire, umutambyi ajya awushyiramo inkwi uko bukeye, awushyiremo igitambo cyo koswa igice cyose mu bwoserezo bwacyo, awusorezemo urugimbi rw'ibitambo by'uko bari amahoro. Ni ibitaramo bizabera mu mijyi itandukanye, bizatangira muri leta ya Queensland mu mujyi wa Brisbane tariki 14 Mutarama 2023, bisorezwe muri South Australia mu mujyi wa Adelaide ku itariki ya 11 Gashyantare muri 2023. Nitwa Simeon Stizo Muhumuza, iyi ukurikiye ni Howe Australia.